ikaze bakunzi ba Memenyawe TV ndabasuje mwese bakunzi ba Memenyawe TV. Uyu munsi nari mbakumbuye ndabakunda cyane abakunzi ba Memenyawe TV aho muri hose, like, share, views ku batarayikora, subscribe. Rero uyu munsi mbazaniye ikiganiro kiryoshye, uyu munsi mbazaniye ikiganiro gitwika, uyu munsi mbazaniye ikiganiro kitikoraho. Uyu munsi mbazaniye ikiganiro kivuga ku mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi wa none ndashaka kubabwira ikintu kijyanye n'umubyibuho ukabije. Uyu munsi dufite ikibazo cy'imibyibuhire, uyu munsi dufite ikibazo kidasanzwe ku badamu bari kubyibuha buri kanya, buri munsi uko umuco ushize umudamu akiyongera bitewe n'icyo kibazo tugiye kuvugaho. Mu bintu bikunze gusenya ingo cyane cyane abagabo b'iki gihe bararongora ashaka kwirangiriza. Ntabwo nturongora umugore ngo umunyaze neza, umukorere buri kimwe cyose akeneye, umufate neza, umwiteho, mbese ukoresha imbaraga zawe zose uko uzifite, ukoresha ibishoboka byose kugira ngo ubashe kumwitaho, ukoresha ibishoboka byose kugira ngo abashe kugira mu nda hatoya, ukoresha ibishoboka byose kugira ngo mu nda abashe kugabanuka. Ubundi umugabo nyine arabanza akabyitaho, icyo bita kurindirana, ukamurindira uko bishoboka kose, ugakora ibishoboka, ukagerageza kumwitaho, ukagerageza gushyiramo imbaraga zawe zose kugira ngo ubashe kugerageza uko ushoboye ushyire umugore wawe kuri size. Abantu tutagira abagabo rero murumva ko twabigorewemo, abantu tutagira abagabo mujye mutwihanganira. Nyine ibifu byarakwayutse kubera icyo kibazo, nyine urumva nawe imiterere yabaye danje kubera icyo kibazo nyine nababwiye abanza. Ubwo rero mwabagabo mwenda n'ingenzi mukora ibishoboka byose mwite ku bagore banyu, kubera ko ibyishimo by'umugore ubundi ni ukurangiza. Inshuti yanjye, umugore utarangije ahorana umushiha, umugore utarangije ahorana iminkanyari, umugore utarangije asaza vuba, umugore utarangije acika umugongo, umugore utarangije arwara umutwe udakira. Wa mugabo we niba udakeneye ko umugore wahura n'ibyo bibazo, ndakwinginze ujye ukoresha ibishoboka byose umwiteho, umufate neza, mbese nyine muri kiriya gihe umuhe buri kimwe, muri kiriya gihe umuhe ibyishimo, icyo twita happiness, anezerewe, yishime, yumve ko anyuzwe, akora ikintu yumva ari muri mood neza, mbese ku buryo nawe urugo rwanyu ruzajya ruhoramo ibitwenge, urugo rwanyu ruzajya ruhora runezerewe, urugo rwanyu ruzajya ruhorana umunezero. Njye rero nagunda umugabo wagenda ntarangije, inshuti yanjye. Njye ntabwo umugabo wagenda ntarangije, mba nshaka ngo umpereze happiness, umpereze ibyishimo uko bigombwa, nkuko mba nagize amahirwe yo kuba nabonana nawe uwo munsi, ukore buri kimwe cyose numva nifuza, mbese nyine nishime, mbese nyine mare nk'ukwezi kose ndi kugenda kuri ibyo byishimo byawe. Turi kuri Memenyawe TV rero. Ikindi kintu nendaga kubabwira, nendaga kukubwira ku kintu kijyanye no gutegura umugore. Umugore ntabwo ari nk'ihene ugenda ngo ubwire ngo ufate ikiziriko ukurure ugire uko wiboneye. Umugore ni umuntu usabwa guhendahenda, abagore dukunda guhendahendwa, ukamubwira neza, ukamuganiriza. Uwo munsi wabwira utugambo twiza dutandukanye n'utwo wajyaga umubwira, inshuti yanjye. Uwo munsi nyine abana bakabona ko ufite umunezero udasanzwe, uwo munsi bakabona ko mu rugo hari impinduka zabayeho, kugira ngo ubashe gutegura umugore wawe muze kujya muri icyo gikorwa mumeze neza, mbese nyine yumva nawe wamutindiye muri make, nawe yatindiwe kabisa ngo mujye muri iyo gahunda. Ubwo rero ni kuri Memenyawe TV, numvaga ku kantu nshaka kukanyuzaho, kuko numvaga biri ngombwa ko mbwira abagabo muri iki gihe. Ntabwo ubaza umugabo ngo ko washwanye n'umugore wawe, wasanga hirya umugore yashwanye n'umugabo, wabikurikirana neza ugasanga ibitagenda neza ari mu buriri, ariho havuye akajambo ejo bundi twari turi gukoresha turi kuganira na bashiki banjye ngo si urwumwe. Si urwumwe ngo hano hanze by'akazi, ngo hano hanze bimeze nabi. Umugabo araturuka mu kabari yasinze akaza kumva ko mood arimo n'umugore ari yarimo, kandi ntabwo ari kwemeza, inshuti yanjye. Umugore nawe ugasanga za mayonezi yazihasa ameze nabi, ari kugurumana, uvuye mu kazi unaniwe, nawe agashaka guhita atura hasi akagira ngo niyo mood urimo.
ntabwo ari mudirimo kubaka urugo no kuganira. Kubaka urugo ni ugushyira hamwe mugafata umwanya wo kuganira. Nshuti yanjye ndabyumva kuva mu kazi unaniwe nibyo, ariko nawe ukwiye isaha yo kuganira n'umugore wawe, kabona niba iminota 10 cyangwa iminota 15, ariko ukagira iminota uhereza famiye yawe yo kuganira kugira ngo umenye ikibazo kiri mu rugo, mbese ntibizagera handi bitutumba ngo n'abaturanyi babimenye. Gumenya ikibazo ufite mu rugo wowe ubwawe n'umugore wawe, muganire mugikemure. Si ngombwa kujya kwiyambaza abayobozi ba mudugudu baje bamutwara sibo, kandi ujya kumushaka ntago ujya gukundana nawe nta nubwo wigize wiyambaza mutwara sibo cyangwa se munyabuzima. Mwebwe mwarifashe murakundana nk'abantu bakuru, mumaze gukundana mwumva ko ari ngombwa ko mugomba kubana. Nta mpamvu rero yo kwiteza abo ngabo bamuyobozi ngo baraza gukora iki. Byibura wenda mu murenge mujya gutera igikumwe birumvikana kuko byari amategeko yo gushimangira urukundo rwanyu. Ariko se niba mwarateye umurenge igikumwe mu murenge ndabyemera, mutwara si baraza kumara iki mu rugo rwanyu, mudugudu araza kumara iki mu rugo rwanyu, inteko iraza gukora iki mu rugo rwanyu. Mwake ubundi ibibazo byose biri mu ngo z'iki gihe, ibibazo byose bihera mu buriri. Kurikirana ikintu cyo mu buriri kigende neza, gahunda ubibahirize neza, ubundi nurangiza uzarebe ku rugo rwawe mutazarenza 70 mukiri kumwe. Ndabakunda kandi ndabakunda byimazeyo n'umutima wanjye wose. Ndabakunda ntaho makinze, ndabakunda by'indani. Ni kuri Miminyawe TV, tuzasubukura. Subscribe, like, views na share, comment irakenewe cyane ku bakunzi banje. Bye bye.